Ndi papa sava. Ha bintu birenze ariko sheri. Ibaze none kuba ngewe nipanze, sibyo? Ndipanga. Uyu munsi nagombaga kujya mu bukwe. Wibaze none mu bukwe bwa mukuru wa mama. Bwa mukuru wa mama. Barambwira batuzaba coordinateur. Ndavuga ni ngewe nago nzaboneka. Urumva? Mpanga ukuntu ku kazi banshatse bambuze. Mpanga akazi mu minsi ya konje. Ndangije ndipanga buri bintu byose nabikoze. Twariye twanyweye nta kitabaye. Babarira ngiye ngusaba ikintu basi bwa mbere n'ubwa nyuma. Korera Imana wange Satani basi noneho. Ariko gutera intambwe 3 enye 5 tukinjira. Twamara kwinjira nje nawe tukicara tukaganira nk'abantu b'abasimu n'ubwa mbere ugiye mu kabari. Ako n'ubwa mbere ngiye muri lodge. Ariko wowe wibyita lodge, we tubyita akabari ka VIP. Urumva? None rero kuntu hanatari na lodge noneho ni member honor noneho, ka member honor. Member honor ni ukuvuga ngo abantu ni na circulation locale wenda tubikize mu nuzo hagendwa n'abatuye. Ntago ari bya bintu byo kuvuga ngo urasanga ngo abantu 3 4 ntabwo ahantu bagenda bapiga nzenze, ahantu bagenda banuza umugabo w'umukirungu waguze ikamye ejo bundi uti hano hepfo ba nyiripinda n'abantu b'abasirimu bagenda hano. Nta tuntu tw'ubwinama. Mana yanyu ngo usoni mfite isoni utabasha kumva nyine. Nko kuhumeke utuze. Ariko se ni soni ziki? None reka mwari ukuntu tubikora. Ngiye kugenda ninjira. Sibyo? Uhita unyinjira inyuma. Iriga icyo ngicyo nta kiba aho kuzi ibintu biberamo hano wowe. Ariko saberamo iki? Uzi ibintu bisanzwe biharira mu minsi isanzwe none hibaze kuri Severance. Reba ahantu habera ibintu by'abantu none ubujuje imyaka y'ubukuri. Nta mwana ujya ujyamo. Nta muntu umuturage ujya mudasobanutse. Hano hajyamo abantu b'abasirimu, abantu bafite gahunda. Asha kuko reba igihe nahere nkwingi kuva mu gitondo no kuri kw'Imana kandi none ibintu natangiye kubiteguza umutwe ubwenge kubunana. Kubunana urabyibuka urambwiye ngo uraza kunsururare ntiwaza. Hikubita mu minsi kurikiye ntiwaza. Ubu kuri Severance wanyeretse urukundo koko basi agatonyo ku rukundo gatonya gusa. Shawe ntabwo bishobora. Amarabura naranze abakobwa benshi nkagukunda. Barananze abakobwa benshi nkagukunda nkagutanga umutungo wanjye n'umwe. Funga umwuka tugende turabirenze no kuri kw'Imana. Oya ntabwo bishoboka. Akuzanyere ku rukundo. Tuzanyere ku rukundo ryari koko. Tugende bana apfi yavutse. Oya. Shere nunkunda. Mana we ari kwibiki. We kwicara ugafunga umwuka avuga uti gende igidigi ngiye kumwere ku rukundo tukagenda tukajya mu cyumba ibintu byose bikarangira. Erega ibyo nta kibazo ngiye kibazo mfite ibaza abantu bari bumbone. Ariko abantu bakubona umuntu hano waje utazanywe na gahunda nyine. Umuntu wese hano nta musiribateri urimo. Umuntu wese urimo ari kumwe n'umugore nako ari kumwe n'umusheri. Waje tukajyamo. Ntabwo byakunda. Uri gutinya ko bakubona? Cyane. Uri gutinya ko bakubona? Cyane. Ese undi kuri kwangaritse tukajya iwawe. Hako si wanjye Imana ntabwo yabitureba. Hako nta kibazo. None ikibazo cy'iwanjye. Oya ikibazo cy'iwanjye ho. Mfite n'umuntu w'umukecuru uri kuba muri iyi minsi. Kandi kuri kw'Imana ntabwo ari ngombwa ngo twereke abantu b'abakecuru uko dufite ukuntu twidebonsoringa n'abantu b'abana n'iki byose. Hako ubwo urukundo koko. Reka nkwereka agatekerezo. Sibyo? Kandi agatekerezo ni inyamibwa. Kuguhindura hariko. Kwahindura rega buri harukuntu nge bangaturira no kwenda ari byo naranze kukubwira. Kandi ukuri nyere ku rukundo no kuri. Nyere ku rukundo pe. Iciye. Allo? Yes. Bite. Cyagaju. Ridigi bwana. Uri ku kazi? Umva urabona twa tuntu tw'udukinisho tw'abana tumwe bambara tw'utumaske uratuzi tumwe bajya bambara twa spider uradufite se reba iruhande rwa kure mujene ucuruza ibintu by'inuza bya mituyo iruhande hari umudamu ujya ucuruza utuntu n'uduntu tw'udupupe n'utubaro tw'abana n'iki iruhande rwa umuntu w'isima wandungurukiye niba kuri utwo tuntu turimo mwana ukambwira bw'ubumasi k'akamaske kameze ukuntu ndebera urakarimo murangahe kakantu k'akamaske wambara nyine kanuza ka spider nyine katagaragara mu maso umva webaza nangahe n'urirwa bitindaho ndebera uhita umbwira singope njira uhita umbwira
umva ni sekirite mobile ku buryo noneho wita winjira noneho umeze nka spider neza. Ndebera mume tuvugane munye mami reba ko kantu k'akamaske bambara mu maso kwinuza kagudupupe tw'abana ngaturiye hose senyese ntacyo kakire muri envelope none nyakohereze kuri ntuza munsubize yes choga umva wangu noneho ubwo nakamoto kakuzana ubwo ngiye guhita ngushyiraho rimwe nawe ngayo nakamoto kakuzana uransanga handi ruguru kuri ntuza nyine mu ikorosi iruhande rwo kwa sawa witinda ndi ruguru wowe uzuhagarare kuri kaganda ko kwajya kwa ntuza ndaba nkubona kajya kwa tungi ndaba nkureba ndaho ngaho nanjye ku muhanda nyine ku gipangu gihe ari cyo kwa ntuza aho neza kwa tungi bari uhagarara ku ipoto ndaba nkubona sawa nyakohereje umva sheri none ikintu nkuzanye none nkuzanye ikintu bita security imeze nk'iya FBI urinjira umeze nk'ininja nta muntu n'umwe ukubona nta n'umuntu ukumenya kandi buriya nduva umutima wacu kukoromera naho fana umva nawe duhagaze hano nta kibazo n'umuntu tunganaje reka ahubwo reka nyamwoherereze kandi noneho ako kantu gukore ka surprise n'urukundo rwuzuye rove too much petit problème ni ibintu nshobora gukemura mu minsi mike. Nta yindi couple nshaka iri kwinjira ngaha abarimo barahagije rwose kandi twubahane mu mbabare rwose. Kubera iki se hatura tuburiza iki kwinjira? Ushakisha handi mujye. Dushakisha handi tujya guteze. Ntabwo twemereye kwinjiramo hano. Ntabwo ngiye kuzazira amaraso y'abana b'abantu namwe kandi muri. Murajya hese ko murajya mu ibagiro kuko ari mu ibagiro murajya he. Cyane za blague za hato no twigendera. Monsieur hato ushobora gukinisha ibintu byo gushaka kunkubita nka kwiyereka. Nise nguye ko mukubisa kuko ndikubwira ngo urashaka kujya mu ruzi rwitikiza. Niba nkubwiye ngo ugiye mu ibagiro urugendo bigende bite. Njewe nzira amaraso ya hasoni. Sato bakwirukanye ufite ikihe kibazo? Koko oya ntabwo nshaka kubyemera. Mugahekangana nkako guhumbya amakarito 3 y'ubukingiriza akaba arashize. Neze twebyo bitureba hiki. Kuki tubuza kwinjira hano hari deni twasize hano tutishyuye. Oya amakupre y'umunsi mwakabije reka amakarito 3 y'ubukingirizo. Nyine ndakubaza twebyo bitureba hiki. Ziko abana b'abanyarwanda bashiriye hano. Hano ni mu muhenerezo ni mu gahenerezo ni hehe hano? No ntabwo ushoboka abarimo nabo ubwo nabo no hasa ni wowe ku buryo utegeka binjira cyangwa batinjira atari wanje ariko boss hasize anyizeye ku buryo tubuza kwinjira ndababuza nyine ako shatonje uratebye izere ariko uyu mugabo ufitira ariko shobona uri kubona usa n'inyama y'inyona hari ukagira ngo wankanga yewe reka nkubwire hatu ushobora ushobora kundakaza uzi ngo uri gukina nanjye sha ubwo subona ugisahani yuzuye ndarya igice boss yansize anga atanyizeye uyu none se ndakubaza ikibazo ufite ni ikihe nuko nge na sheri wanjye twinjiranamo hano cyane uko umwe yinjira ukwe oya ntabyo nshaka mujye gushakisha hano niba nababwiye ngo hano habaye nko mwibagiro nta kuntu nabandi hano amakarita ngahe y'ubukingirizo arangi prudence amakarita 3 ubwo n'abana b'abantu bari kuhashirira hanyuma namwe ngo mujye ngiye muragira ngo nzabazwa amaraso yanyu imbere y'Imana Imana imbaze iti hatungi abo bantu ntabwo bazi ikibazo kimwe hato uza gusaba akazi hano wari uyoboye ko ari muri lodge habamo ibyumba nari imbizi none se twe biratureba hiki ndetse kuba nari imbizi bivuga ko aya no ahubwo sinzi kandi rero wa mugabo twumvikana ariko uri kubona ufite iyo nkono ukagira ngo wanisha ariko
ariko bosi yamaye reka nkubwize ukuri hatu Oya, ariko- naguhangara Oya. hatu naguhangara ntuze kunsuzugura imbere y'umukunzi wanjye imigeri nize mu gatenga Umva, uyu n'uhindusha munsi niriwe nishimye mfashe rero ngere no ku byishimo bya nyuma iki ngiki urakizi umva nkubwire rasheli reka duhamagare tujya guhamagara papa sava n'ubundi we ntabwo uri nyiranga umuhamagare hanyuma se nyamara umuntu uko agenda aba mwiza niko abantu babona ko ari igicucu nabivuze nabyemeje empwe nyine mbwira impamvu ituma tutinjira nta mpamvu yo Sava. kutubwira nakubwiye ni ureka nivugishirize papa sava papa sava hano twagize ikibazo hano kuri gate byaba byiza uje ukatureba kuko watungiranze ko twinjira sawa ese twagira ngo dufite ideni hano bashyizeho ari wo muti w'ikibazo haba umuti wo cyangwa ruswa tutagira nimero wese nasanga nafashe umwanzuro ko Ufata umwanzuro. wese ufata umwanzuro nkandi rero ni iwawe ufata umwanzuro ufata se kuri uyu muryango bosi yawushyizeho ampa n'uburenganzira bwose Gisa ni icyokezo. ko mutatambutse se niba muri abagabo ariko reka nkubwire Ntabwo cyangwa uri kubona watubaye umuntu nawe. akubashye ubundi kubaha urwo ruhara n'izo mvu ufite nta Mwana, kintu ukuntu uri mwiza. ubundi mba nagutera nakujugunya hariya ndi kukubwira ngo hani mwibagiro kandi reka nkubwize ukuri hatu sinzi ikibazo ufite papa sava yaje matako Vitesse. ni byiza Vite. C'est Valentin nziza. kazi Se kameze yaba neza nziza ute n'uyu muzamu wawe ikibazo Mwagize icyo kibazo se diaspora. reba n'ibiti hano si ko ari inkoni y'umuzamu papa si sava yanze ko twinjira kandi nanizaniye n'umukunzi Papa ngo Sava tujye yanze ko kutwagirira mwinjira. ibihe byiza byacu hano umva ngo papa sava ngo yanze ko mwinjira ubundi kuvuga ko ari we wanze ko twinjira Byagenze bite se zamu? Sheba ariko nta kibazo gihari na kimwe rwose nta kibazo nese ari kutubwira ngo ntabwo ngo yakwemera ngo ko hari indi couple yinjiramo hano ngo habaye nko mu ibagiro ngo mu gihe ngo kitarenze nk'isaha imwe ngo udukarito tw'udukingirizo 3 turahatikiriye twega ibyo bitureba hiki azi gute ko tuje kuryama hano mucuruza ibyumba nta gikoni kirimo nta byeri zirimo haretse nk'inywera byeri nk'itayo bosi ni ukuri yagapfe Barapfira kwa nyoko se. nk'ibyo byose Barimo barapfira kwa nyoko. aha ni kwa so ni kwa nyoko Hano ko tuzitungaye. Sako kotsa no ko ku rupangu. So hambwe ngo mbe nkagwaye ko ku rupangu ubusimbuye umuzamu hari. ko burya ndanagashoboye buriya Mwese urabuza abantu kwinjira hano wowe uzi uko nsora. Hano hakorerwa iki? wamenye ne icyokezo n'akabari n'amashambure na resitora Ubyiruye abana bangana iki? batatu n'uruhinja wa kane Umukuru angana ate? abo ngo yafashe irangamuntu muri iyi minsi Imyaka 16. abo ngo wakurikira umukuru Nibo bazajya baza kuryama hano se. Ariko ubu hanyweye ibiki? ikibazo hatonge afite kabisa Urabanza ukanywa amaganga y'ihene ugiye kubaga uba wanyweye ibiki? Ntabwo rero mbaza ariko se mubanze mwinjire mvugane nawe. umva nkubwire ubutaha n'ujya umbona peti ujya ucunga sana wowe nagukubita muri urwo ruhara ngiye ukanyoberwa hagasaza wakanura twareba nk'umurinyi wo mu ikorosi Amafaranga uhembwa avaye. Amafaranga uhembwa avaye. ava mu kubikora bikuriya nyine None urangije guhaga uriye imitwe y'ihene uriye amaso yazo uje hano kubuza abakiriya kuza kwinywera. Bana bigeze bakwaka icyumba. seko Ndakubajije bigeze bakubwira ko bashaka icyumba. nyine bambwiye ko bari baje Ndakubajije nsubiza bakubwiye ko bashaka icyumba. nta cyumba banyatse Ngiye ko bambwiye ko bashaka inkoko n'ifiriti bakubwiye ko bashaka icyumba. Ugiye kuvuga iby'ubukingirizo hano ni ryo bagusabye gutanga raporo. Vana urwo ruharangaza. Kabasi ko ngo se boss ubwo ndakosheje se ubwo koko nde kubagira inama nk'umukirisitu wo wihaye imana kugira ngo
yagupfura ubwo bwoyanduzi nakubwiye ngo mvana urwo ruhara mu maso uzi ko nakwirukana ubundi bugahita utaha nonaha si ibyo kunyirukana ni ukuri waba umpemukira rwose naba ngwaye muke uzi ko uzahembwa iki se niba uri kwirukana abakiriya nta kundi ubwo nyine oya nakishimiye cyane tuzi narayifatira abanyegafite ajya ngo ni ibishitani umva niba ari ibishitani muje gukora nimwitonda bari mu byumba nibarangiza kurangiza ibyo bishitani namwe nibwo murabikora muranyumva yewe hagira ngo bari kugendana amashyiga ashyushye mu muntu mwegera se mwegera abandi nabo bashaka gukora ibishitani muzi ko ari mwe murakora ibishitani mwenyine mwegera aba ngabo hinjire n'abandi ibyumba byuzuye ubwo mushyuhirane mushyena mushotori bamaramo amasaha 2 bamaramo amasaha 3 bamaramo amasaha angahe ni akazi kayo byo ntabwo bindeba mwegerane n'abandi bagiye kuza ntabwo nabwiye ngo buzuye duri naha huzuye icyumba hose ibyumba biruzuye hani ibyumba biruzuye hose ahantu harimo abantu barabigenza nawe ubwe ngo mwegere abandi mwegere hino namwe ariko nabo none se abandi nibaza baricara kandi uyu muntu yajya none se baricara hariya bicaye bitwaye iki abandi bari kuza begere hano nyine ariko se wakwitsindagiye hano abandi bashaka gukora ibishitani nabo bakaza bakwicara reka ningiye wicaza abantu hano ese ko wagira ngo watwikiye kugira tuzanga ututwaye gake ariko muzi ko hano nta muntu uhayo nese nange mushaka ko mbashyira kuri gahunda natwe turakwishyura rero ntabwo nababwiye naba ariko ngende kubabwiza ukuri ikibazo mufite niba mwumva mwebwe ikibazo mufite ngewe ntabwo nabasha kugira nimwihangane nyine none se ndagikemura tuve hejuru ayo magambo yawe ari kudutera isereri hanyuma se nimba ava hejuru ibyumba murabibona mute none se hano ngaho uri gutunganya ibyuma abarimo nibarangiza mugomba gushyiraho n'indi minota bakagomba gutunganya n'icyo cyumba reka none se mwahita mujyamo musanzwe kwimerera neza karibu ze mesiye mwicara aho ngaho ariko wowe mwakwegeranya n'abandi babona bicara bimeze ibiki ibiki icara igera hirya Nisi nakicara ko ari umwanya. Ikise. igera hirya Kuki nyiri uri kunjyana hariya tuzaye. ko mugiye kumvira hindi imwe mwese hari akagabo nasanze hano nawe ntazuze umbwira aho nicara igera hirya twicara ndetse ndicarana nawe natwazanye hano wakwicaranye n'uwo muzi muri gushya mushotori n'ibyumba bitaraboneka ubwo ngubwo ese ubwo ngubwo bongeye bakiyongeza bakishyura undi munsi uri gukurura ibiki shiri wowe uyu mugabo uramuzi ukurura ibiki ariko se ndakurura nitwaje ubundi dukururana papa sava kuki ushaka kuza unkanga wowe urumva wankanga uyu uraza umbwira aho nicara wowe ushinzwe kwa renjinga ukurura ibiki ariko nkurura si nkurura uwo twaje dukururana tuza petite None se sheriri mpabara mvuge ubu ngewe uzanye ntago ngwagisha kuryo utangiye kurwanira abagore babandi bite byabo arabarwanira sabwe ibyumba biraboneka kagaba ko hararu hate koro uravuga ibiki uwo murondo wande bamugira urafotora ndewe urafotora urafotora arafotora iki papa sava urafotora wowe uri gufotora ntago ari mwebwe uri gufotora ndewe kwa mugabo kuzanya gufotora kuzanya amahanga ugende gacunga sana we Nawe nawe we ariko ndashaka ngujye muzi papa sava nisi muri boss ngende ndashaka kubaza wajano ariko mucece baza ngiye naje na muzi ngira nibazo nawe naje kose se birakure ngira nibazo naje kose birakure baza wajano uramubaza iki se mwazanye wabajishe uwo mwazanye ariko ase digiti wagiye ugabanyamahana tuza petit tuza tuza hano tuza udatuma niyambura baza bambagara wajutya ariko se wowe uhageze yegora
wowe ujute ako se ni ikihe kibazo cyabaye hano grafre ko hari ibyumba barimo kuvamo abandi hari abashinzwe uyu mugabo araza tubaza ngo uzajute twaba twaje n'amaguru cyangwa ngo tubiramureba ikibazo cya mbere ni uyu mukozi wawe atungi uje adusakuriza twari tumeze dushyire ibintu ku murongo inshuti zanjye njyewe rero izi ni aferi zindeba sibyo uretse wimbwira ngo buretse kabisa ariko njyewe sohoka noneho ntabwo nsotse noneho none turashaka kudutanga wowe urashaka kunsora ntabwo shaho uzi ko mwibonye ntabwo ucecetse noneho urashaka kukubaza winjira ute hano ariko se none amarembo ceceke wese winjiye ute rekura twumvikane hano ni kwa nyogosenge wawe ni kwa so wawe hano ni kwa nyogosenge se tuze gake waje ni iwanjye hari umugore ndaguturumbura umva twumvikane shinga iyi bizinesi ntabwo nagujije banki ya so ntabwo wagujije banki ya tuza rero ariko natwe tuzana amafaranga bimeze kandi bite tuba twari ntawe uyakeneye noneho Nyine. reka nkubwire ko nayakeneye sohoka hita usohoka noneho wasohoka nasohokanye abagore sisohoka n'abasohoka ariko rwose uramuzana mu bamubwiza ukuri nudatuza ngo ibintu bikemuke mu mahoro ako gatuza barakamena hano ntukamena se genda ukamena ikibazo gifitanye n'uyu ceceka mbaze abashinzwe hanyuma se sheri wanjye ikibazo ikibazo kiri hano mutuza ni iki? nyine ikibazo urabizi ko nakubwiye ko ibyumba byuzuye rwose ibyo hose nta na hantu namba kandi bose nkumbaze rwose Viviane se nambwiye ngo hari abagiye kuvamo hari abavuyemo ari gutunganya n'abandi bagiye kuvamo avamo hese ahubwo afite nzi ko aribwo bari kuzishyiramo urwunge yewe bari gukubitamo iya mbere bagakubitamo gatatu bagera muri kane bakagaruza muri gatatu nawe ngo nguke huzuye ahantu dore n'aba ngaba baje gusambana uyu nguyu n'uyu nabo bari baje gusambana najya mumenya ibyo mubwira abakiriya bavugaga yuko baje kurya inkoko ariko sisa tuje kurya inkoko uri wimvugiramo baje gusambana ariko usanza samba ceceka njyewe nkajya gukemura ikibazo cyanjye ukajya gusambana he ikibazo kiri hano basi sibyo we tutavuga ngo ndetse abantu barajya kurya inkoko bakayirira mu cyumba umuntu akishyura icyumba cy'ibihumbi 15 ari ukugira ngo ariremo inkoko hano abantu bose basanga aba baje gusambana sinzi reka tugende gake nk'uko wabishimye sibyo hano ndahisemo ntabwo njyewe ndi gutera induru umuntu w'umugabo ndi umuntu ufite uko mbayeho twumvikane ujuru wa kangahe hano ajuru uwa nyuma uhasanze nde nawe asanze iki gisambo kiri ku ariko uti gisambo byumfatanye iki tugende gake wa mugabo we sinuzi nanjye ntunzi twubahana wiyita igisambo igisambo genza gake wisakuriza safari ibibazo mpuye nabyo wisakuriza abaturage uyu muntu ntaza ntaza ninde wakupese ko gusakuza cyane nuko cyumuntu ashaka kunsaza mfite ibyanzanye nandeke mbikore nareke kunstressa ko ariko kuri genza gake papa asativeness ntabwo ari ukurira cyangwa se kurwana ariko wabihoreye ni ukwisobanura mu kinyabupfura okay nicyo nyirasobanura urashaka gusobanura iki njye nashaka gusobanura ujute njyewe ndinjiye mu by'ukuri uzanye nande daboro uzanye nande kwagenda guzo mwazanye uzanye nande ihabara ngwiki excuse me ngwinki ihabaranye hanyuma ihabara okay ihabara reka tuza ihabara tuza gato ihabara gute tumara turi sheri ntabwo nkunda ubundi ko kambaye nk'ininja hano ninde wababwiye ko turi uretse gato hanyuma ikibazo ufite ni ikihe njyewe ikibazo ngifitanye n'umugore wanjye yego aka kanya bari umugore wawe umugore wararongoye se byari biri muri procedure dore ubundi ikibazo ahantu cyabaye njye tubanye inshuti imyaka iri hejuru y'ine urumva ntacyo ntakoze wibuke ko wafotoye utiya gusekana wibuke ko wafotoye nacyo turaza kukireba njyewe twabaye inshuti mwereka urukundo ruzira uburyarya urabona ndakuze nawe arakuze turicara arambwira ati rero njyewe mfite gahunda yo kugira ngo baze sunike petite sere urimo kwiga kaminuza nibwo nyibona akazi tuza winyirukanse nari napanze n'ibintu by'ubukwe abantu b'inanga bose barabizi iby'ubukwe narabuvuze none aragira arambwira ati ko uri kwihutisha ibintu sheri genda gakeya mbanze ni setting nitegure neza dupanga kubana mu buzima bwa burundu ndihangana umwaka mbere ashanda mbwira no sheri basi jya usura umendonyeho urumva akambwira ati no ati ibyo bintu nukunshura mu bisatani
nuko ujyana ikuzimu ejo bundi aricara wambwiye ngo sara yanyigabije igihe wari wasuye nkakubwira ni babarira nenda no kukunigira mu nzu ariko kubera ukuntu nyine nicara nkavuga nintegereze nkihangana turara ijoro ryose n'izina ry'Imana atashye saa 11 ntanamusomye ku itama siko byagenze twiriwe mu rugo arambwira ati ibyo bintu wishora muri ibyo bintu rwose agasekere gato kihorere kazapfunduka ku munsi w'ubukwe ndicara ndamwinginga ni kuri Sevanate ko hageze wanyeretse urukundo nta nundi kubeshya wanyeretse urukundo byibuze rimwe mu buzima ukanshimisha nanjye nkumva ikinovera cy'urukundo arambwira ati nubwo waba urimo gushira mu mwuka sinabikora sinagira gute sinahemukira Imana navuze ngo nzagira ngo wazanye habara wasanga sheri wawe fiance yazanye ni habara twe twari tuje kunywa agafanta tuje kunywa agafanta bisanzwe ahubwo nsanga se kibi ni wamwigabije anyuze muri umudayimoni amuzanye fanta ko mwari biyinywere no muri sare batujyanye hatariho batuzanye ako di uburamfata ukangeza no kumva ndi ikigoryi uburangiye ukabona ndi ikigoryi ukuntu mpagaze ukuntu meze nta bwenge ngira ukaza kumbeshya imbere y'abagabo cyangwa wabonye nicaye ubona ndi maskini ugomba kunkoresha ibyo ushaka muko ese wakwema icyo kintu papa Sava reka nkubwiye numvishe bakwita papa Sava nyine ndashaka kukubaza mwaje mugamije kwishimisha kuri Sevanate twaje tugamije kwishimisha muri rogemo cyane mu cyumba cyane ariko ko ibyo bintu ntari bimenyereye kandi ndi umusitari abantu baranzi ndavuga kugira ngo izina ryanjye ryangize hejuru yinca karafu dushobora guhurira hano nyine bituma nza nambaye kuno kandi numva nta bantu bibangamiye wowe ijambo wiryaka ntago binakureba wowe ko ufite fiance kuki waje kwaka icyumba uri kumwe n'undi mugabo uretse reka twagiye umujyo ku mujyo oya iby'abara reka tubishyire ku ruhande kwa gusanza hari wenyine waramwimye niko yavuze mwararanya bigera saa 11 ntacyo uramuha kuki waje hano ka karogi uvuga yuko muri bukora ibintu by'ibishitani n'irindi habara ry'umugabo uzi ko kwicana ubugingo ijoro ryose ibishitani se twe tubivuga mwazizaga iki hatongeye ari hanze nubwo nabarwanyeho narinyoye ko ibyo mujemo ntabwo ari mwe mwanyatse muri 6 amasaha 4 njyewe nkundanye igihe na digidigi njyewe hari iminsi mike bivuze ngo inshuti ye rero digidigi nabonye abibayemo seriye arambwira ngo dutegure n'ubukwe kuko yari yamaze no kumvana iwabo ubwo rero niba nari mbonye umuhungu uri seriye nanjye nagombaga kwifata ndamubwira rero digidigi reka basi agaseke gazapfundurwe igihe cyageze ubwo igihe cyageze nyine ubukwe burangiye kubisobanukirwa yawe yima digidigi kugira ngo azamuye ku munsi w'ubukwe yego noneho bahuriye mu cyumba akamubwira ati aramunutse noneho digidigi akavuga ati Sevanate ntiyamitaho kandi isuka ikwikiye agashaka uko yiyaranja ku ruhande sibyo ubwo turi kubyumvara sibyo atana bana ari gusobanukirwa hanyuma akaba yazanye n'uyu muwe urya ko gaseke kazapfundurwa na digidigi ariko uriya sanzwe wa babanga ni babangita noro tuzapfa rwose nsanzwe mucacanga ni ibintu bisanzwe rwose abanyamagambo bose urumva ari ikivugo ese ngiye kuki mbigendeyemo uyu munsi ni ikivugo ku buryo wavuga uti narwanya kuri nako urugamba ruhinanye nsanzwe mucacanga kubona igihagararo ukabura umuntu bo digidi uri hagati y'ibisambo bibiri ko hari icyumba kigiye kuboneka tubwiza ukuri pe nge natujye twitegure neza tuguhere ugari icyo dushaka ni hagati amafaranga y'uwo sasa n'uwo wambaye bujangwe
ninde mu by'ukuri kuri iyi sevarante uvuga uti twinjiranemo cyangwa bose nashaka ariko oya bagiye kuhituma ari twe arahitamo twabanje oya turi gukemura icyo kibazo iby'ibindi byumba birahari humura uyu ni umuriro cyangwa babonetse icyumba kimwe uri kugendana na muri kumva namwe mushaka Ninde muri kwinjira kirere ndetse kirere bavuze ngo habonetse icyumba kandi ari twe twabanje aha ngaha ni ku murongo yampaye byabonetse tugenda yampaye ntibyanga gukemuka karakana buriya karajya hari ubwo batse agakingirizo nta kazi kawe buriya ni igihumbi niba sida imitezi byose birashoreranya bigiye mu cyumba nuko nyine bakora igihwerahuye hitamo kugira ngo uyu nawe abone amahitamo ye ese mwa bagabo mwe gabura hari igihe umuntu agerageza n'ibitekerezo bikabura mu bavandimwe mwe ariko urumva hari intuza nyine agahinda ese nyine ubwo yabigenza ute nyine tubwire n'icyo dutegereje kumenya fata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo mwasanze narakijije ese mbyitwaramo gute nawe kuri umuntu w'umugabo nanjye mba ntagikemuye yaba ari nka kera indobani yanjye ntihusha ni mudahusha ariko ubu ngubu ndi umukozi ese ko hano nari mufite isezerano ntangaha nkabona ari mufite umubyizi nguye mu mata